gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Sky yarari kumwe na Kiara ndetse yamaze kumubuza ati se ufite umwanya tuganire munyemerere inkuru yacu tuyere kuri abangabo bombi babiri Kiara abwira Sky ati Sky mwanya ndawufite uhagije pe ndabiza kubona ngombwa ko ngenda ndatekereza turi buze ko twaganiriye ariko kano kanya twavugana kuko nabikwemereye ko mpari ahubwo se byagenze gute niki kiguteye kuva mu rugo umeze gutya reba ariko ukuntu umeze anytime wabyara noneho uritera ukajya mu muhanda ukagenda noneho binongeye ukanatwara n'imodoka mugore uri iki atangaje pe ndati cyane yego babaye niwe bandurugi kandi burya umuntu yafite umutima uhagaze nta kintu atakora ngo umutima utuze yaratari rwose ibi ni ikibanyarwanda wowe se kandi ubaye none wowe nta nubwo tunaziranye cyane ntituri n'inshuti wowe kandi bigenze gute ubu nawe kandi wasanga ufitanye ikibazo na Joram sinabona ndabagirana okay ntacyo nguteze amatwi byagenze bite tumva uri gusa nawe uca imigani ariko imigani uri guca ifite igisobanuro n'iki cyabaye ndatumva rero nkubwire ntabwo nuje pe ibyo kuko njye nawe ntabwo tuzi ntabwo turi inshuti cyane nakumenye kubera Joram kandi nawe wamenye kubera we nkuzi nka ex-wife se ni wowe ex-wife Kiara ati simbihakana ari umugore we nubwo nyine bitarambye kandi bitari byemewe ariko ndi proud yabyo ko naramukunda yewe narabirwaye pe uzi kugira ngo nzakire igikomere nari mfite kubera Joram byantwaye imbaraga ntazi uburyo nagusobanuriramo uburyo nararaga ndira nkirwa ndira nkabura amahoro nkabura ibitotsi kurya bikananira ubu ndeba aha nize kunywa inzoga kubera ibibazo nari mfitanye na Joram ariko right now I'm fine I moved on kandi ndatekereza ko nawe yamuvinze on Sky araseka kavuga ati ariko don't pretend se ni ye film uri kwactinga wamuvinze on ndati yego namuvinze on ntago njyewe nyikunda umugabo wawe singiye guhakana ko namukunze naramukundaga numvaga n'ubuzima atarimo butariho numvaga atari ubuzima numvaga nta kintu ubwo buzima buvuze ariko naje gusanga nayo ndi kwibabariza umutima bituma mfata umwanzuro wo kubaho ubundi buzima butandukanye n'ubwo nari ndimo na mbere kuko nabonaga nzasara ndati rero kamubwire
none se gute umugabo wanjye kigukunda kandi uvuga ngo wamuvinze on yaratireka nkubwiza ukuri Sky ukwiye kwerera imbuto umugabo wawe utitaye ngo afite umuntu yakunze kandi ibyo ntahahise w'umuntu yarankunze nanjye naramukundaga ikintu nzi neza nuko twari dufitanye urukundo rw'ukuri kandi rwa nyarwo twatandukanyijwe n'ibihe dutandukanywa na mama utarankunda utarananshakaga kuko wari uhari icyo ndi gutekereza n'icyo numva kano kandi ugomba kugira uruhare mu kugira ngo utsindire umutima w'umugabo wawe wikomeza kumwereka yuko utamwizeye wikomeza kumwereka ko uhangayikishijwe nuko wenda ari njye wakunda ukwiye kwita ku mugabo wawe ukamukunda utitaye nyine kubyuzi n'iby'umutima wawe ufitiye ukuri utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose kuko ibyo uzaba ubikoreye wowe ku giti cyawe ubikoreye uri umugabo wawe ndetse n'uwo mwana utwite ugiye kuzabyara kuko nukomeza guhagarika umutima uvuga ngo umugabo wawe ngakunda Kiara umugabo wawe menya ibiki n'ibiki wasanga uhorana n'ubwo butekereza ko nyine tuzana abana ibyo bintu nzi ko mbishaka biba byarabaye kera ariko narabyanze kuko nagenze uko biryana kubura urukundo niba naratandukanye nawe nkabikandya kubikira nkabibura nyine bikansaba ikindi gihe cyo kugira ngo nkire ndabizi ko nawe wabirwara niyo mpamvu rero kano kanya nashaka gukora mistake ntabwo nshaka kugutwara umugabo ukunda noneho byongeye mwaranasezeranye iyo ni mistake ntegereza ko n'Imana itazanambabarira tuzi ushitse umutima mu nda nunanyenera nzaba mpari nugira ibirori mu rugo rwawe ntuzagire isoni zo kuntumira ntuzagire ubwoba ntuzumve ko ningera mu rugo rwawe hari ikindi kintu ahubwo umugabo wawe nzamugushyirira ku murongo namubwiye ko akwiye kugukunda njye ubwanjye naramubajije ndabwira ati ubu ngubu uwasubiza ibihe inyuma Sky yakongera kuguhitamo igisubizo niba ari yego ukomeze ubugoryi urimo ariko niba ari oya ukwiye guhinduka ukareka kuboza umutima ugukunda ukareka gutenguha urukundo rw'ubuzima bwawe nta wundi mugore ateze utari wowe niyo yamugira yakwitwa uwa kabiri ntabwo yakwitwa uwa mbere niyo yaza sate ntabwo yaza kuraho titiro ufite ibyo ubwabyo ni ishema ryawe ukwiye gukunda umugabo wawe ukamwizera ukumva umubohotseho ukumva ahubwo ukwiye kumuhereza ibintu byose bibaho nyine byose bibaho byatuma abo yishimye anezerewe kuko nibwo uzagira umuryango mwiza none ukomeza kubura amahoro ukabura amahwemo waryama ugatekereza ko Kiara hari umugabo yatinda gutaha mu mutwe hakazamo ngo wabona ari kumwe na Kiara uzakomeza ubabare uzakomeza umukira umutima wawe n'ibyiyumviro byawe byongeye bizagutera kumva uzinutswe umugabo wawe and which is not good sinzi impamvu wenda wamumagaye ariko reka ngira icyo mubwira simpaka nuko ntakundaga umugabo wawe ariko ntabwo nyimukunda njye nawe twarahahise ntanjye nawe bagihari uyu munsi ni wowe nawe kandi ntanjye nawe bazigera bongera kubaho umunsi n'umugabo w'umugore genda cyari umukobwa nta hantu twahurira ikindi rega Sky ntukambone nk'umwanzi wawe kuko ntekereza ko iyo nza kuba wenda narirebyeho narikunze
n'ubundi wabanye na Joram afitiye feelings ziri hejuru kandi nanjye nari nzifite, twarahuraga tukarira, gutandukana bikaba ibibazo. Wowe ubukwe bwawe buba bwarapfuye, ntabwo bwari gutaha. Kuki si ibyo bintu twabirenze? Kuki nyine twemeye kubirenga? Nuko twabonaga ko dushaka kuba tugiye gukomeretsa umutima undi muntu utaragize uruhare mu byabaye kuri twe. Sky, ukwiye kubaho wishimye, ukwiye gukundwa, ukwiye kuba umugore unezerewe. Ibyo byose rero biri mu biganza byawe, nta wundi muntu ubifitiye ubushobozi apart from you. Njyewe ntabwo nyiri hagati yawe na Joram, ahubwo ikintu kiri hagati yawe na Joram nuko nta cyizere n'ikintu na gito kiri hagati yanyu mwembi. Urugo rutarimo urukundo, urugo rutarimo icyizere, urugo rutarimo Imana, ruba rwuzuye umwijima gusa. Ibyo byombi ndatekereza ko iwanyu bidahari. Amahoro, nta munezero, nta cyizere, nta Mana ihari. Niyo mpamvu urugo rwanyu rwuzuye umwijima, niyo mpamvu umutima wawe uhora uhagaze, niyo mpamvu utasinzira, niyo mpamvu utarya ngo bikugere ku nzoka. Shyitsa umutima mu nda, utuze, wizere umugabo wawe. Natinda gutaha ntutekereze ibintu byinshi, wumve ko nyine ni akazi arimo. Nagira icyo agukorera utekereze ko agikoranye urukundo, udatekereza ngo yapfuye kubikora kuko ari inshingano. Nibwo uzagira urugo rwiza kandi rwishimye. Naho nukomeza guhagarika umutima, uzarinda usaza utishimye. Uzarinda usaza wumva ko urugo ari rubi, wumva ko nta keza ko kugira urugo, nta keza ko gushaka. Wiyima ibyishimo kandi wakabaye ubyiye. Ntabwo ugomba kwita ku hahise, reba kuri none n'ahazaza. Joram uramufite kurenza undi muntu uwo ari we wese. Rero n'umutima we wawigarurira. Abagabo ni abana beza, abagabo ni nk'abana bato. Iyo umutreatinze neza aragukunda, ariko iyo umuhozaho intonganya n'inkeke, wowe umubwira ibiki, umucyurira abandi bagore n'abakobwa, ashobora kutazangarukira kubera ko wenda atekereza ko njyewe ntamwemera, ntanakemera ko tugarukana, ahubwo akajya mu bandi. Icyo gihe rero kumugarura ngo yongere azabe umugabo utuje uhamye mu rugo bizakugora kandi bizakuvuna. So rero ukeneye kwinjira umugabo wawe ukamukunda. Akimara kumubwira ayo magambo, Sky araturika akarira, akamubwira ati Kiara, naje hano nje kukubwira ni base wowe nawe nimugende mujye kubana mube kure, mugende aho ntazigera nongera kubabona. Nukuri nicyo kintu nari nje kugusaba, nari nje kukubwira nti aka kanya noneho ndakwemereye niba koko mugikundana umukunda, wowe nawe ni mubane. Ntabwo nari niteze ibyo uri bumbwire, ariko urantunguye. Ese burya ugira umutima mwiza kuri iyo level? Ese burya wavamo n'umujyanama mwiza? Kiara ati Sky, ntabwo nakwifuza kukubona urira, kuko rega nanjye ejo n'ejo bundi nzubaka. Ibyo nagukorera ni nk'uko n'undi nanjye yaza akabinkorera. Ibaze ndamutse nguhangayikishije ukajya wirwura ukirugurira hejuru yanjye, kandi n'ubundi ndi kuguca inyuma ku mugabo tutazabana. Harya ubwo ejo n'ejo bundi nanjye ninshaka Imana ikankubita agahano nanjye hakagira ubu, nangwa se uretse ko n'ubundi niba ari Imana ibikora,
niba ari karma izigahana abantu ntabwo mbizi kuko njya numva bavuga ngo karma is real kandi koko is real njye nabibonesheje amaso yanjye usanga wenda nanjye bimbaye biraryana kuba ufite umuntu ukunda ariko ashobora kuba ari mu biganza by'undi muntu niyo mpamvu ngiye ntabikora ntazigera nanabikora ngomba gutuza ariko umuntu agakunda umugabo ndabitambika se ngo bigende gute nze ngo usimbure muri urwo rugo nitwa umugore we wa mbere se ubundi nzaba ndi inshoreke tuza pe icyaba icyo ari cyo cyose ntabwo nabana n'umugabo wawe nubwo bizigera biba ahubwo ngiye ngomba kubashyigikira mukabana mukagira umuryango mwiza mukagira urugo rwiza bakiri aho nyiranahera akazana aramutsa Sky amara kumuramutsa akavuga ati nose bebe ntabwo murasozanya ngo tugende ndashaka kugucyura ngasiga ngo ugeze mu rugo ati twari tukiri kuganira Sky ati oya nta kibazo iby'ingenzi nashakaga ko tuganiraho twabiganiriye ahubwo uzansure mu rugo ufite umwanya twirirwane tunamenyane kurushaho ati nta kibazo basezerana ariko mbere y'uko bagenda kiyarabwira Sky ukamubwira ati Sky yitwa Lim Nilan the boyfriend wanjye Sky aramwenyura akavuga ati wawe ni mwiza kiyara ati nari nzi ko ari nyine ubibona nyine hano nawe urabibonye wow bebe wabyumvise ko uri mwiza rero ati reka ibyo bintu se ni ibiki Sky araseka ahera ko yigendera ndetse n'abandi bakagenda iminsi iragenda ikicuma Sky na Kiara bakaba inshuti kandi inshuti magara ndetse agakunda kujya kumusura mu rugo Joramo biba byaranamucanze asigaye yibaza ku mugore we ndetse na Kiara igihe cyo kubyara cya Sky kiragera ajya kwa muganga akabyara ndetse bari kumwe na Kiara basezererwa mu bitaro bagataha bagera mu rugo agakomeza kuhaba akaba hafi ya Sky ubona bameze nk'abavandimwe sasa umunsi umwe turamuhamagara Kiara kamubaza atari ko se Kiara we n'umugore wanjye muri muyemiki Kiara ati igihe cyose gishize nibwo wibutse ko mbaza iki kibazo ati nyine mbwira kuki nyine musige muri kuroza cyane Kiara ati birakubangamira ati ntabwo bimbangamira ndi no kubikunda ndabona ari byiza ariko se main purpose ni iyi Kiara ati rero Joram waratakaye pe we warasigaye ntabwo uzahitera mbere rigeze
njyewe na Sky we are like relatives, we are like sisters. Nta nubwo turi inshuti, iyo revo twarayirenze. Urabizi njye nawe nta kintu kiduhuza, si tugikundana, si nyina gukunda, ubu you are like a brother to me. Okay, uri nka muramu wanjye, kuko already niba umugore wawe Sky ameze nka mukuru wanjye, wowe nyine uri muramu wanjye, si ubyumva se? Matse mwaje kuba inshuti gute? Ariko si ibyo ni ibintu birenze, ibintu bisanzwe. Twabaye inshuti uko twabonaga biri ngombwa. Ikintu ufite umugore ugira umutima mwiza, ugira umugore ugukunda, umugore ukubaha, umugore uzi kwihangana, umugore uzi agaciro k'umugabo we, umugore uhagarara ku kintu cye akakirinda. Ndi wowe najya ngenda nkicara ahantu nkagereka akaguru ku kandi nkanywa icyo nshaka, kuko ufite umugore ufite umutima. Rero niba umutima wawe wahora guhagaze, wambara muri uru rugo ukumva ntutuje, ukumva muri wowe hari akantu uri kubura, ukumva muri wowe nyine ntabwo biri kugenda neza, tuza pe, ufite umutima mu nda, ubwoba bushire, nta kintu kibi turi gupanga. Umugore wawe sinzi niba utabibona asigaye nyine uheruka kumva ari ikintu akubwira, ahubwo gabanya urwikekwe. Niba ninjiraga muri iyi nzu ukagira ubwoba, utangire ube free. Umugore ni wambaye karibu mu rugo rwawe, ni ibintu twumvikanyeho, ni ibintu twaganiriye, njye nawe turi inshuti, turi abavandimwe. Ahubwo winesha igihe n'umwanya kanjye kwirebera umwana. Wowe ntabwo nkwitayeho, ubu nitaye kuri Sky n'umwana we kuko nibo bagezweho. Wowe rero ntabwo ibyo ngibyo urimo, ntabwo ari byo ndimo. Yarahera ko yigendera, ubona rwose ko nta kibazo afite, agenda agasanga Sky akamuhereza igikoma, akamuhereza, agafata umwana akareba ko ameze neza, nawe akamwitaho. Byose Sky yarabireba, akazenga amarira mu maso, ariko akabura ikintu abwira Kiara. Ndarahindukira akabona undi yazenze amarira mu maso. Maze ati se bigenze bite? Igikoma ntabwo cyahoze kiragutwitse se? Sky yatoye cyahoze. None se ko mbona uzenze amarira mu maso bigenze bite? Udahera gaturika akarira. Kiara aramwegera, "Wose ubaye iki? Kugendekeye gute? Hari ahantu uri kubabara se? Ninde kandi ukubabaje kano kanya? Hari umuntu wavuganye nabi?" Sky ati hoya, uri umugisha mu buzima bwanjye. Reba ukuntu uri kunyitaho, ukuntu witaye ku mwana wanjye. Akazi kawe waragataye, buri munsi uba uri hano, amasaha yose uba uri hano, undi iruhande unyitaho, wita ku mwana wanjye. Ubaza ukuntu nagufataga nabi, ubaza ukuntu numvaga muri njyewe wumva uri umuntu mubi, none ndebera ni wowe uri hano uri kumfasha. Kiara ati Sky, ibyo ni ibintu biba mu buzima busanzwe, kandi rega wari ufite ishingiro ryo kumfata no kuntekereza uko ndikora, kuko ntabwo twari tuziranye, ntitwari twarigeze tuganira, rero byarashobokaga. Ibyo ariko ntabwo ari byo nitaye. Icyo ndeba kano kanya ni umubano wanjye nawe, n'ibindi nta kintu bivuze, si byo se? Ngaho nyine nk'igikoma kugira ngo bebe aze kubona amashereka. Ikindi njye nawe turi abavandimwe, ahahise sinshaka ko tuzongera kuyatekereza.
tuve aho ngaho twigire kuri Evan. aba yicaye mu sitting room yibereye muri telefone. umugore we Ella aza amusanga amuzaniye Joyce. kuyimuhereza ndaramureba gusa ubwo atari ko se ngize nkubwa ko nyine Joyce undi ati se basi nguha amazi. yatanga ati se yo nayagusabye. kera ati none se basi nguha iki cyo kunywa. yatanga ati ningira icyo nshaka ndagiye kukihereza ntabwo ndi ikimuga. ahantu fridge iri ndahazi. ikintu icyo ari cyo cyose naba numva nshaka muri iyi nzu ntekereza ko nagiye kukizanira. nta kintu n'iki na kimwe ntabasha kwihereza ntabwo ndi ikimuga. kera atari ko se mugabo mwiza kumva ngira ngo mwiteho kumva ngira ngo mwube hafi kuki utabyumva. ndati wampaye amahoro wa mugore we. uranyitaho nakubwiye ko nkeneye kwitabwaho. atari ko se n'ubu uracyandakaye wambabariye wanyumva. kandi atari gusaba umugore we ko mba ntakubwiye nabi ko ntamba ntagukubise ko nta kintu kibi ndagukorera uransaba imbabazi ziki. rero nigeze nkuvuga. irati Ethan ntabwo nuje pe ndatukwiye gutuza. abuzwa n'igize ninde ukubujije umutuzo? ninde wakubujije amahoro se mama mugore mwiza? ndatari gose kikibazo mfite ngifitanye nawe kuki uri kumbaza ibintu byinshi? Ethan atereka nkubwiza ukuri Ella iyakire wumva utuje. Jye nawe tuzakomeza kwitwa umugore n'umugabo mu ruhame ariko mu rugo nagura umugore wanjye. ahubwo numvaga nshaka ko twahindura ugafata icyumba cyawe nanjye ngafata icyumba cyanjye. ariko ntabwo nshaka ko abakozi bo muri uru rugo bamenya ko njye nawe tutabanye neza. kandi nawe uhereye umunsi utegetswe kujya uhora useka utegetswe kuba umeze neza. sinkeneye kuzumva ibintu byaragiye hanze ngo njye nawe ngo ntabwo tumezeranye neza ngo twarashwanye. utegetswe kujya ugera mu bandi ukanezerwa. ibirori nzajya njyamo tuzajya tujyana nk'umugore n'umugabo. tuzakomeza kurara mu cyumba kimwe. tuzakomeza gusangirira ku meza amwe. ushaka ko ibintu bigenda neza nzapretendinga pe. ahantu hose buri muntu wese azajya areba abone ko tumeranye neza ariko umutima wawe n'uwanjye twembi tuzi ukuri. uko nyumva sinkeneye ko abantu batangira kuvuga. sinkeneye ko itangazamakuru ritangira kuvuga ngo muri kampani runaka ngo nyiri kampani ngo we n'umugore we barashwanye ngo baratandukanye ngo ntibameranye neza ngo nibyo simbishaka. ariko tukabana uzi neza ko imbere yanjye utakiri umugore wanjye. turabyumvikanaho.
ibyo bintu uri kumva bifitinga neza? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Si ibintu Ethan ari kubwira Ella koko nibyo bakabaye bakora? Ese koko birakwiriye? Ubona ari iki cyakorwa se kugira ngo Ella na Ethan bongere babane neza? Inkuru reka tuyisubikira ahangaha n'ubundi mwibutsa ko inkuru ari igikomere. Bisanzwe nitwa Obvious Pauline Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.